muraho neza nitwa Solje kubabwira inkuru zo muri Nyungwe. Abantu benshi bajya bavuga ngo gutembera muri Nyungwe birahenda ariko reka mbabwire no hanjye njya nibimpende uti gute nega bisi 8,500 urabyumva nyine iyo basevinze 50 byawe kabibika neza ushobora gutembererayo. Ejo ndero nagiyeyo ngiye gukampinga ngira ngo abantu bankurikira kuri Instagram cyangwa se Facebook, Twitter na TikTok mwabonye video nakoze ku munsi w'ejo ndi kuvuga ku iyo tent. Ni tent y'amadolari 100 ariko iri mu bitanda bibiri byiza binini binepa. Urumva rero muri abantu babiri mushobora kwisharinga mukajya ku kindi ndakujya ku kindi cyangwa muri na bane nabyo byakunda bitewe n'ibyo kimwiorganiza. Mba ni make muri team y'abantu benshi mwayikoresha cyangwa se hari n'utundi dutent nabonye tw'amadolari 50 dutoya. N'ibyo byose birashoboka ubundi o kujya gukora za activity y'ukanka ukaba waharaje. Reka mbaye tuwa yayo rero ni tent nziza. Umva nayigeze muri nimugoroba nageze kuri reception y'uwinka mu masaa 11 za nimugoroba. Ubundi bajya kwatwereka ngira umvaga ari za tente zisanzwe uryama ukabura ibitutsi urabyumva ariko nararyamye ndasinzira bro. Tell me why naryamye numva ngo ndabyuka nka saa 12 ndebye ku isaha mbona ni saa 2:30 byaransekeje ugitangiye nyine urumva hakonje ariko igenda umenyera ntabwo umenya uburyo cyusinziriye. Ni tente nziza nakunze ibyo bitanda amaslipa dushe ziri hanze ushobora kujyayo ugakaraba amasabune byose bihari. None ikirenze nahakundiye nuko muri timu abantu benshi ngiye nshaka kuzajya tugakampinga turi nka timu y'abantu 8 mushobora gutwara ibiryo byanyu mukitekera baba bari nyine ibikoresho byo mu gikoni barabahereza mugateka urumva no babacanira umuriro ibintu nyine biryoshye abari story abangero mbarirwa ariko ntibyamuje kugira experience nziza. Mu gitondo icyakurikiyeho cyari kirakora ama activity atandukanye za zipline tuva nzakora indi video ndi kuvuga ko hari ama activity muri Nyungwe wakora hadahenze. Aha niho hari washroom ndetse n'amadushe hirya niho bacana umuriro nimugoroba mu kota. Turi udutente duto ngiye tente narayemo niyo ngiyo nini irimo n'ibitanda bibiri. Mba ni ibitanda byiza bibyibushye bagwiriza n'itara kugira ngo uze kumurikisha. Urabyumva nyine umuntu waje gukampinga abakeneye experience cyangwa se abakeneye kuza kuryoherwa bitandukanye n'ahandi. Ibitanda byiza bishyashya haba hari isuku hahumura muri make biragutungura. Hanze ho haba hari view. Iyi tente nyine irubatse pe irubakitse. Ikindi rero cy'aya matente nimba mwayabonye ni tente isa neza. Umva baguha care zose zishoboka. Washaka kujya kurya ukajya kurya kuwinka ibyo byo birahendutse 10,000 ushaka kubona ibiryo byose. Breakfast iri full ku 10,000 n'ibyo kunywa umva muri Nyungwe nta nubwo yikora. Aha rero ni kuwinka cyangwa se ya reception bita uwinka hamwe abajya gukora kanopi zipline babanza. Ntabwo mwakumva uburyo kinkunda ukuntu intebe zabo imeza bikozwe mu biti. Ndabireba buri gihe nkumva nabiterura nkabizana mu rugo. Iki ni cyayi nanyweye umva hakonje twari ibiryo ubundi nimugoroba tujya koda. Tukivuga ko izo tente rero umva yubatse nk'inzu ni tente ngari harimo na espace y'abana babo muri na team y'abantu bangaye mwaharara koko. Uretse icyo cyumba kiba kiri icyo gitanda kiba kiri hano n'ikindi kiri hano ngira ngo mugenda mwibonera kuri video umushobora no kuba habyinira harisanzuye n'imvura yaho rwose nubwo yahirikanye ni nk'inzu rwose. Hari nageze kubana nakoze video nagiye mukagera kuri tente zaho zo zirahenze ziranarenze ariko ni yo iri cheap ugereranyije nyine ihendutsemo kandi nyine ikaba inasa neza. Urumva udashaka ibintu biguhenze kandi ushaka kuryoherwa nayikurekomendinga. Uretse uje no gukampinga wifite tente yawe bakunda abantu bakampinga bisanzwe ushaka no kurentinga bakaguhitiza nyine sleeping bag ibyo kuraramo byose bagukora nawe bakaguha nk'igitanda nyine ukaryama neza udashikagurika. Ninde wavuze ko gukampinga burya ari ibintu tafu bigoranye wapi biroroshye. Njye nahereza 10 ku 10
ngiye kuvuga ibitaragenze neza nuko nagiye ntiteguye nawe natwaye ama outfit nzi kuri walking n'ifoto zihashye maze ndataha. I tried gatwaye nyine bisanzwe. Ikindi ahantu twamanukiraga hasaga nk'ahanyerera bari batarahakora neza ku kintu bakunda gitondo bafite baza kuhakorera tuyisikariye twe duhari kubona hameze nk'aho hagiye kunyereramo ukuntu biza hahora haba imvura urumva bahora muri maintenance buri munsi nyine iyo haje urubibi bakarukuraho nyine murabizi bari muri conservation. Ikindi ibiryo byari biryoshye kuko inka bateka neza nahariye pumpkin soup nawe narayifotoye nandifashe mbere narayifotoye nyibereke yari iryoshye n'ubu ndayikumbuye. Ikindi mani bagira serivisi nziza cyane ariko cyane ubyumve urumva rero ko ari ahantu uramutse ushaka gutembera wahajyana famiye inshuti zawe abakunzi bawe umva Nyungwe ubundi niyo go to go place. Ibindi navuga kuri attention nuko nzasubirayo pe kandi vuba ahangaha cyane. Ibindi kugenda n'umuntu wawe nyine utari wenyine utari buvuge ngo ndagira irungu urumva mugiye muri babiri muri batatu biba byoroshye kugira ngo nyine mu having fun. Numva ko ndategereza ko wajya gukora zipline canopy kureba waterfalls ushobora guplaninga rwose ugasavinga gake ukazagenda wirirwa utaha nyine unaniwe ukaba wanararaye. Nta mbeho n'imwe ishaka kugeraho bacanye umuriro murota mukaganira. Aka niko gatara bampaye namurikishaga mu cyumba ubundi ndaryama neza ndasinzira. Mu gitondo ubyuka rero ubona iyi view mana ntabwo nigeze mfata amafoto meza nk'uko nabitekerezaga ariko ni heza nujyayo wowe uzagenda watwitse ushake inspo kuri Pinterest. Nuko nari nambaye mu gitondo nari niteguye gukora ama activite nzakora indi video nyibereke ejo cyangwa ejo bundi mbereka ama activite wakora muri Nyungwe meza kandi ku buryo butaguhenze. Akaview nose akazuba ho gakeya ntegereje kubanza kujya gufata breakfast ubundi nkatangira mana nimba ari ahantu ngengera nkumva na social media nazivaho ni hano. Utu ni twa tente duto ushobora kuba wararamo kandi tudahenze natwo kamwe 50. Ikindi mushaka mwakizana ibyo guteka ari nacyo kintu cyiza nabikundiye. Utu ni utubati dutandukanye, aya ni amashyiga mushobora guteka, mushobora no kuba mwakotsa mugakora barbecue, why not? Nuko nguko biba bimeze bari ibintu biryoshye ubundi uko niko nasaga. Ibyo kurya bya mu gitondo rero ngewe nabifatiye ku w'inka, nafashe umureti, mfata pancakes n'icyayi. Murabizi uburyo nkundamo icyayi sinakirwa mbagarukaho, ndanywa enjoying. Umva Nyungwe na hambere urahagera ukumva stress zirashize, ibibazo biragiye ukumva uraruhutse pe. Nimba ari ahantu navuga ngo ngiye njya nkaba meze nk'umuntu resetinze ni hano. Mpava ndi mushya ndahagira nkumva ndi mushya nkumva nahaguma, ni ibintu birenze. Nagize ibihe byiza byereje kubabwira ko izo tente zaho izinarayemo hano bajya bambwira ngo njye nkora video ndende ndi kubyiga nyaboneka mu supporting sharing video commenting byose kwiga no kwiga gake bizagenda biza. Itete yo imeze sawa cyane cyari ibindi navugaho nta bindi pe. Murakoze cyane, thank you for watching. Kamvuge mu Kinyarwanda murakoze cyane, murakoze kureba iyi video. Nuyikunda umbwira ibyo ikundiye, ibyo wifuza ko nzavugaho utaha, trip wifuza ko nababwiraho amakuru. Ikindi ahantu wifuza gutembera, ushaka nkubwira ahantu watemberera, ushaka kumbwira bije yawe akwihitiramo cyangwa akubwira nk'ahantu wajya heza hajyanye n'ubwo bushobozi bwawe. Uyu mwaka no gutembera ku mafaranga make afite 5,000, afite 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 no kuri miliyoni wabona ahantu utembera, wowe ukinyandikira muri comment hano nzagufasha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, nizeye ko iyi video wayikunze. Ciao ciao.
Iyi ni tente idahenze kandi nziza ukwiye gushyira kuri lisite yawe uzasura kugira ngo muri kubibona kiherereye muri Nyungwe. Haba hari option yo gukampinga mu dutente duto cyangwa iyi nini. Iyi niyo yari injyanye rero, murabizi nkunda utuntu tw'udushya. Mo imbere usangamo ibitanda bibiri bibyibushye kandi rwose bisashe neza, baguha n'itara kugira ngo uze gucana ubone neza. Uretse ko iri ahantu hari view nziza, banayubatse neza rwose, ubona ari nk'inzu yubatse ku musozi. Njye nahageze mu masaha ya nimugoroba mpita njya kuri ya resto, nta bantu bari bahari, hari hatuje, bituma mbasha kuba naryoherwa n'ubwiza bw'ahantu. Uretse kuba nkunda ko ibintu byaho byose bikozwe mu biti, icyayi cyaho nacyo kingwa neza. Nimugoroba bacana umuriro mukaba mwakota mutera story cyangwa se muririmba. Amasaha yo kuryama yarageze, numvaga ndi bukonje ndifureba neza, gusa naryamye neza nk'akabebe, ntabwo nigeze nicwa n'imbeho nk'uko nabitekerezaga. Mu gitondo nabyutse nota akazuba. Iyi tente n'amadolari 100, urumva muri babiri cyangwa muri bangahe mwayisharinga. Udutente duto two ni amadolari 50. Ikindi ni uko baguhereza ibyo ukeneye byose, ntiwicwa n'imbeho kandi rwose uraryama ukagira ngo wirariye muri hoteli y'inyenyeri 5. Ikindi ni uko mushaka kuba mwazana ibyo mukitekera, mukaba mwakotsa n'amanyama, ariko kandi ushaka wajya gufatira breakfast ku b'inka cyangwa se kuhafatira n'amafunguro, murabizi ntibahenda kandi ibiryo byaho biraryoha. Ikindi nahakundiye ni memories uhavana. Niba ukunda nature cyangwa ukunda gutembera, aha naho uzahatemberera. Nahise nifotoza ibiryo byose mbemerera bunguri.